genda usenge ongera usenge tandukanye gusenga kwawe. nimvuga nti niwe muhanzi wenyine wavuzwe cyane mu by'urukundo, byanga byakunda urahita utekereza amafoto yaguciye mu maso atandukanye, cyane cyane amwe mu mafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga Instagram, Facebook, Twitter ndetse n'izindi. Zimwe mu zaguciye mu maso, ifoto ngitajya imva mu mutwe ni ifoto igaragaraho umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Israel Mbonyicyambu n'umukobwa mugufiya, ndetse bamwe bakoreshaga imvugo zitari nziza ku mbuga nkoranyambaga. Bavuze byinshi kuri iyo foto. Bavugaga ko uyu mukobwa afite ubwiza budahagije, bavugaga ko afite ubwiza budasamaje. Gusa benshi babivugaga batebya, kuko abenshi bikirizaga bati uyu mukunzi wa Mbonyicyambu iyi foto yari iriho amagambo atangaje, kuko yari iriho amagambo agira ati abarobyi nubwo baba benshi mu nyanja, ifi yawe ntawe uyiroba, niyo yaba iri mu nyanja ya Australia, ntugire ubwoba nubwo utaragerayo, wazayirya no muri saradini. Ibi byanditswe n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga wari ubonye iyi foto imugeraho, ariko akitegereza ubwiza bw'uyu mukobwa akabona ni hafi ya ntabwo ugereranyije na Mbonyicyambu, akabona ni hafi ya ntabwo ugereranyije n'ubwiza bwa Mbonyicyambu. Yashakaga kuvuga ko batajyanye kandi bataberanye. Si iyi foto gusa benshi babonye, kuko haciye n'andi mafoto menshi cyane, kuko hadaciye kabiri n'ubundi nabwo abakoresha imbuga nkoranyambaga babonye indi foto, n'ubundi hariho umukobwa w'ikizungerezi byahamye byahebuje, ahagararanye n'umusore usa neza neza na Israel Mbonyicyambu, ari hasomana n'uyu mukobwa, bigaragara ko bari basohokanye ndetse bari mu munyenga w'urukundo. Abari babonye iyo foto ya mbere noneho bavuze byinshi kurushaho, noneho ibyishimo birabataha, ibyishimo bikomeza kuba byinshi muri bo, kuko ubusanzwe uyu muhanzi azwiho gukundwa na benshi, higanjemo ab'igitsina gore, bituma benshi bibaza uburyo uyu muhanzi akiri ingaragu. Nyuma rero yo kubona iyo foto yindi, abantu baravuze cyane, abandi bati burya Imana ni igitangaza, uti niyo igukerereje iragutegera, uti ntureba nk'umukozi w'Imana Mbonyi imuhaye wa mbere none iranamwongeye. Ibyo babivugaga ari uko babonye ifoto ya mbere Israel Mbonyi ari kumwe n'umukobwa, hadaciye kabiri bakabona indi foto ari kumwe n'umukobwa noneho ufite ubwiza burenze, ubwiza butangaje, ubwiza buhebuje, ubwiza bufite ikimero, umukobwa w'ikizungerezi byahamye. Nyuma y'ibyo byose amagambo yakomeje kuba menshi, rubanda bibaza ko aba bakobwa, bibaza ko nyir'ubwite azageraho akabibabwira, ariko barategereje, abenshi amenyo ahera mu kirere, kuko batahwemaga kwandika ku mbuga nkoranyambaga bizera ko nyir'ubwite nubwo atavuga kuri radiyo cyangwa ngo avuge kuri televiziyo, igihe kimwe kizagera wenda akabibona ku mbuga nkoranyambaga, bityo akabaha igisubizo bashaka. Ariko uko yatindaga kubasubiza
bamwe muri bo bagendaga bishakira ibisubizo bibakwiye, bimwe muri byo bigatandukana n'ubusobanuro bwabyo. Abenshi muri bo byarushijeho gutinda batahura ko ari ibihuha, nubwo batabashije kumenya inkuru y'ukuri bari bategereje kuri nyir'ubwite. Gusa kuko hari abagumanye urwo rujijo, niyo mpamvu nicaye ndatekereza, maze negera microphone ngo nkuviriye inkuru imuzi n'imuzingo, ngo nkure urujijo muri rubanda, maze ibyari ugukeka n'ibinyoma bihinduka ukuri no kujijuka. Hano wageze ni kuri Smart Maker TV Show, muhaye ikaze. Navukiye muri Kongo imurenge, navukiye ahantu bita mu Ruhemba, ni quartier nyine z'imurenge. Uyu yabonye izuba ku itariki ya 20 Gicurasi umwaka wa 1992. Ubwo ni ukuvuga ko kuri ubu afite imyaka 32 y'amavuko. Nubwo yavukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bita muri Uvira, ariko siho yakuriye, kuko ku myaka y'itanu gusa, imyaka 5 y'amavuko, ababyeyi be bigira inama yo guhaguruka bakerekeza mu Rwanda, ariho uyu muhanzi yakuriye. Mbonyi cyangwa Israel uzwi cyane nka Israel Mbonyi. Israel Mbonyi kaminuza yayigiye mu gihugu cy'Ubuhinde. Yaje no kwakura impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu bijyanye n'ubuzima n'imiti, mu bijyanye n'ubuvuzi n'imiti, farumasi. Ese kuki Mbonyi cyamba atatuvura kandi yarabyize abifitiye impamyabumenyi, akaba ari nabyo yaminujemo? Ariko nk'uko twese tubizi, buri muntu agira impano ye ibimurimo. Uretse n'iby'impano, impano gusa si ibigiramo uruhare, hari n'ubwo biba ngombwa ko tutareba ku mpamyabumenyi, kuko abayede benshi barize kandi nta shami ry'ubuyede ribaho. Abize ubuganga benshi ni abarimu, abandi ni abafundi. Ibyo mubizi neza kundusha. Ni muri ubwo buryo na Israel Mbonyi yisanze ari umuririmbyi, umucuranzi cyangwa umuramyi, kuko ari benshi ahesha umugisha mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Mbonyi mu gutangira ko yatangiye ari umucuranzi wa piano, aho yabarizwaga mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yaririmbaga muri korali ndetse akaba mu rusengero cyane. Ibintu byatumye impano ye kuririmba irushaho kwaka, umurebye wese akayimubonamo, kuko umwaka w'2010 nibwo yagize igitekerezo cyo kujya aririmba wenyine ku giti cye, nyuma yo kumara imyaka myinshi agaragara mu worship team 8 zitangiwe n'indirimbo number 1, twicaraga ku migezi y'i Babuloni, nzi ibyo nibwira n'izindi nyinshi, ari nazo zamuhinduriye izina abikimenywa bose muri rubanda. Iki gihe kandi yabarizwaga mu gihugu cy'Ubuhinde, yari akiri ku ntebe y'ishuri, ko yari ari mu Buhinde. Nubwo izi ndirimbo zakunzwe cyane, igitangaje ni uko Israel Mbonyi ubwe byaramutangaje cyane. Zakozwe mu buryo butari ubwa kinyamwuga, kuko ntizakozwe mu buryo tumenyereye bwa studio n'izindi zose, nk'uko yabitangarije inyarwanda.com mu kiganiro bagiranye mu mwaka wa 2015. Israel Mbonyi ubwe yavuze ko yazikoreye mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse zigakorwa mu buryo butari ubwa kinyamwuga, mu buryo bwa live, mu rugo rw'umushuti we witwa Bliss, aho bari mu gihugu cy'Ubuhinde. Niho izo ndirimbo zakorewe mu buryo bwa live, aho bari mu gisa na repetition. Bifashishije gitari ye, mudasobwa ye, ndetse n'utundi twuma duto duto twifashishwa mu gufata amajwi. Israel Mbonyi byaramutunguye cyane, kuko zaje kugera mu Rwanda atabizi, atungurwa no kumva zarabaye ikimenywa na bose.
Ibi bintu byamuteye imbaraga nyinshi zo gukomeza impano ye yo kuririmba. Bimwe mu byamutunguye cyane kuri alubumu ye ya mbere ni uburyo zamuhesheje Groove Award mu gihe izi ndirimbo we yumvaga zitarakozwe kinyamwuga. Ibi byakumvikana kuri buri muntu wese wumva iki kiganiro, kubera ko ubwe avuga ko ari indirimbo zitakorewe muri studio. Ibi bigaragarira mu buryo zakozwe, avuga ko nta bunyamwuga bwarimo. Kugeza na n'ubu ntiyumvisha uburyo yatwaye iyo Groove Award. Mu ruhando rw'abaririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ntawatinya kuvuga ko Israel Mbonyi Cyambu ari we uyoboye uru rutonde. Israel Mbonyi ni umusore ukunze kwicisha bugufi cyane, ndetse agafatwa nk'umunyangeso nziza muri rubanda. Imyaka 10 irihiritse ari we ufashe ibendera rya gospel hano mu Rwanda. Mu bijyanye n'ibyo kurya, Israel Mbonyi yasobanuye ko nta na kimwe atoranya, nta na kimwe ahitamo, ariko usibye ko iyo habayeho amahitamo ngo yikundira imbuto cyane. Nubwo nibanze ku buzima busanzwe bw'uyu musore, ariko nticyari cyo cya mbere cyari cyatuzinduye. Nubwo ibi nabyo byari bikenewe, nyemerera nkubwire ku buzima bwihariye bwa Israel Mbonyi Cyambu. Ariko twibande ku buzima bwa Israel Mbonyi Cyambu, ubuzima bw'urukundo. Israel Mbonyi yibasiwe n'umwe mu bavanga imiziki mu Rwanda, DJ Brian uzwi ku izina rya Gateka. Wakomeje kumvikana ku binyamakuru bitandukanye asaba abanyamakuru kuzamubariza Israel Mbonyi karimanzi cyangwa se atarakora imibonano mpuzabitsina, kuko nta nyoni ntagatifu ku muceri. Iba bivuga yashakaga kumvikanisha ko buri wese akenera kiriya gikorwa mu buzima bwe bwa buri munsi. Gusa bamwe bavuga ko uyu musore agira ubwitonzi bwinshi, kandi kubw'umurimo akora bidatangaje rwose kuba atarakora iki gikorwa, kuko yatangiye uyu murimo akiri umwana. Nyuma y'uko DJ Brian abajije iki kibazo, mu bihe bitandukanye abanyamakuru bagerageje kumubaza iki kibazo, bakibaza nyir'ubwite Israel Mbonyi niba ko kari imanzi. Ariko Israel Mbonyi akomeza kubabwira ko azatanga igisubizo cy'iki kibazo yahuye n'uwakibajije ari we Brian Gateka. Ariko ntibyatinze kuko abanyamakuru ntibatumye ahumeka. Uwamwakiraga wese yaheraga ku iki kibazo ati, ese Israel Mbonyi uri imanzi? Bityo akacyumva kenshi ahantu hose hatandukanye, maze afata umwanzuro wo kubasubiza iki kibazo. Avuga ko bizamenywa gusa n'uwo bazashakana, n'uwo bazabana. Reka noneho ngucire ku mayange nkubwire bimwe mu bidasanzwe byabaye kuri Israel Mbonyi, cyangwa se ibitangaje byakozwe na Mbonyi Cyambu. Kampere ku mateka ye yakoreye muri Arena. Ubwo yakoraga igitaramo cyo kumurika alubumu ze ebyiri, ni agahigo yihariye mu Rwanda. Kumurika alubumu ebyiri zose umunsi umwe. Yamuritse iyitwa Mbwira ndetse n'iyitwa Icyambu. Arena yaramwumvishe. Uyu musore yahakoreye amateka, kuko BK Arena, inzu y'imyidagaduro yakira abasaga 10,000, yaruzuye baranasaguka. Bazanywe no gukurikira igitaramo cya Israel Mbonyi, umuhanzi wo kuramya no guhimbaza Imana. Ibintu bitigeze bikorwa n'undi muhanzi uwo ari we wese mu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Reka tube nk'abareba kure, turebe kure y'u Rwanda. Ese uyu musore yahageze? Ese uyu musore yageze hakurya y'u Rwanda, mu bihugu bituranye by'u Rwanda? Ese akomeza kubaka amateka nk'uko yabigenje muri Arena, nk'uko tumuzi? Ibi byo turabyibuka neza. Abatuye mu bihugu by'abaturanyi, Ubugande, Uburundi na Kenya, Mbonyi Cyambu afatwa nk'umwami. Bimwe mu byo twibuka cyane ni cortege ye yageze muri ibi bihugu. Buri wese iyo arebye cortege ye uburyo yakirwa mu bihugu bitandukanye, yakirwa nk'umwami, yakirwa nk'uhagarariye igihugu runaka, yakirwa nk'umuperezida. Aba afite cortege irenze. Israel Mbonyi arakundwa kubera urukundo rwinshi uyu muhanzi agirirwa, aba afitiwe na rubanda. Amafoto ye yagiye ashyirwa ku bikorwa remezo bitandukanye mu bihugu bitandukanye. Iyo ugeze mu gihugu nk'Ubugande, ukagera mu gihugu nka Kenya, ukagera hakurya kwa Mama Suluhu Hassan,
abona ibintu bitangaje. Amamodoka amwe ya kampani zitandukanye atwarira abagenzi hamwe, amamodoka y'abantu ku giti cyabo, amazu y'abantu ku giti cyabo yometseho amafoto ya Israel Mbonyi. Israel niwe muhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda ukunzwe cyane. Akunzwe n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Abagenda Kampala ibyo murabizi, abagenda Nairobi ibyo murabizi. Hari abatuye cyangwa abagenda mu bihugu by'ibituranyi bazi ko Israel Mbonyi afite ibikorwa remezo byinshi mu ibi bihugu. Kuko aho bagenda bahura n'amamodoka ariho amafoto ya Israel Mbonyi. Israel Mbonyi Cyambu. Uyu musore arakunzwe bitangaje. Zimwe mu nkuru zidasanzwe zavuzwe kuri Israel Mbonyi ni umunsi Mbonyi bamubikaga ko yapfuye kandi ari muzima. Israel Mbonyi abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yavuze ko nawe yatunguwe cyane n'ibyamuvuzweho. Igihe yabonaga ifoto ye bamubika ko yapfuye kandi ari muzima. Ndetse anyomoza aya makuru avuga ko biteye agahinda ko abantu babeshya ibintu nk'ibi kugira ngo binjize, kugira ngo babone views. Yaragize ati ubu se ibi byari ngombwa? Ibi byagakwiye koko? Ni ukuri ubucuruzi bwa views bumaze gufata indi ntera, bumaze gutuma abantu bata ubunyangamugayo. Ku nshuti zanjye n'umuryango mugari nkunda, ntimugire ubwoba, ndi muzima. Amarayo. Indi nkuru itangajwe yavuzwe kuri Israel Mbonyi Cyambu ndetse ikiharira impapuro z'imbere mu binyamakuru bitandukanye. Ku mbuga nkoranyambaga sinakubwira, imbuga nkoranyambaga zigakongoka, abantu bagacika ururondogoro. Ni inkuru nahereyeho y'amafoto atandukanye yagiye avuga kuri Israel Mbonyi. Imwe mw'aya mafoto yasakaye ku mbuga nkoranyambaga igaragaza uyu musore bitiriye Israel Mbonyi asomana n'umukobwa wambaye agakabutura kagufi ndetse n'akenda ko hejuru gato gahisha amabere gusa. Mu mvugo ya benshi ibyitwa impenure. Ni ifoto itagaragaza neza isura y'uyu musore ndetse n'iyo basomanaga kuko babafotoye batareba muri kamera kandi bakaba bari bambaye amataratara yirabura. Gusa uyu musore abenshi bise ko ari Israel Mbonyi Cyambu. Umurebeye kure cyangwa ukareba ku iyo foto wabonaga neza ari Israel Mbonyi Cyambu. Ni ifoto yavuzweho n'abantu benshi batandukanye bayivugaho ibintu byinshi. Bibaza ko uyu musore uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uburyo yisanga aha hantu. Aba bombi bagaragaraga nk'abari gusomana. Aba bombi bagaragaraga nk'abishimye bameze nk'abari basohokanye. Benshi mu babonye iyi foto baratunguwe cyane ndetse baramunenga kuko batekerezaga ko ibi bigaragara ku iyi foto bidakwiye kumuramyi nka Israel Mbonyi Cyambu kandi nta mukunzi aragaragariza abakunzi be. Gusa bamwe banze kwemera ko ibi bintu ari byo, bahitamo n'ubundi gusubira ku mbuga nkoranyambaga batangira kubaza nyir'ubwite Israel Mbonyi Cyambu. Ariko bamwe barabyemeye bakomeza kuvuga ko na Israel Mbonyi Cyambu ari umuntu kuko kugaragaza amarangamutima ye nk'umuntu bidatangaje. Nawe ni umusore ashobora kuba yasomana, nawe ni umusore ashobora kuba yasohokana n'umukunzi we, mbese byamubaho, nawe ni umuntu usanzwe. Bamwe bemeye inkuru abandi barayihakana. Gusa nayo ni imwe mu nkuru zatangaje abantu benshi cyane. Ni imwe mu nkuru mu zitangaje zavuzwe kuri Israel Mbonyi Cyambu. Gusa nanone mu gihe ibi byose byavugwaga, Israel Mbonyi Cyambu nyir'ubwite we yari yiturije. Gusa abakunzi be bamubujije amahwemo kubw'ibibazo bamubazaga ku mbuga nkoranyambaga. Ntibatinye no kujya kuri za radiyo zitandukanye na za televiziyo zitandukanye bibaza ku iki kibazo. Bamubaza ko ugaragara kuri iyi foto ari we koko kandi niba koko yari umukunzi we. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Mbonyi Cyambu yasangije abamukurikira amafoto abiri atandukanye ya wa musore basa wagaragaye ari ku ifoto ari hasomana n'inkumi y'ikimero. Ndetse abanza kwisegura kuri aba bombi kubwo gukoresha amafoto yabo. Ariko avuga ko yashakaga gukuraho urujijo muri rubanda. Ku mafoto ataraye ari kumwitirirwa. Mu magambo ye make, Israel Mbonyi yaragize ati: "Nihanganishije iyi couple kuko nifuzaga gukuraho urujijo muri rubanda." Ubwo iyi foto iri gukoreshwa igakoreshwa inyitirirwa.
nuko rero bene data, mukomeze mwishime tubahesheje umugisha, mugire amahoro. Iyi kandi nayo ureba ni imwe mu mafoto yavuzweho cyane ku bakoresha imbuga nkoranyambaga. Birya dusigaye twita ko hakongotse. Ifoto ya Israel Mbonyi ari kumwe n'umukobwa usa n'utuje cyane wamwegitseho amatama ye yombi. Bigaragara ko amwegereye bya nyabyo. Bigaragara ko amwegamiye. Kandi bagaragara bombi mu myambaro basa naho bajyanishije. Bamwe bati Mbonyi icyamba tweretse umukunzi we, abandi bati ubundi warasenze uburiki. Ariko mu by'ukuri byose babivugaga bashaka gusobanura ko uburanga bw'uyu mwari budahagije. Ubugeranyije n'ubwa Israel Mbonyi cyambu bataberanye. Mbese bavuga ko uburanga bw'iwe budasamaje. Gusa icyaje kugaragara nyuma nuko uyu mukobwa bari bahuriye mu gitaramo maze agasaba Israel Mbonyi ko bafatana agafoto nk'ibisanzwe nk'abandi bose. Nyemerera nsoreze kandi kw'iyi nkuru iri kuvugwa cyane ku rukuta rwa X, Facebook na Instagram. Ese iyi nkuru yo ni iyihe? Kuri izi mbuga nkoranyambaga hari gucicikana ifoto y'umukobwa w'uburanga butangaje ari kumwe na Israel Mbonyi cyambu. Bamwe noneho bakimara kubona iyi foto babonye ubwiza n'uburanga bw'uyu mukobwa, bemeza badashidikanya ko uburanga bw'uyu mwari bujyanye n'ubwa Israel Mbonyi. Ni ifoto nawe wareba ukavuga ko hari icyihishe inyuma, muri pozisiyo itangaje igaragaza imisaya yabo bombi itarekurana, igaragazwa no kumwenyura neza bitangaje. Bamwe bati iryavuzwe noneho riratashye, noneho uyu niwe number 1. Abandi bati muraberanye bidasanzwe, abandi bati muzasazane. Gusa kuri ubu kuva ayo makuru yatangira kuvugwa, yatangira guhwihwiswa, ntacyo nyir'ubwite arabitangazaho kandi hashize igihe kinini cyane ngo yemeze koko niba uyu mwari ari we mukunzi we cyangwa se atari we. Gusa mbere yaho gato yuko tubona iyi foto, Israel Mbonyi we yigeze yemerera itangazamakuru ko afite umukunzi, umukobwa bari mu munyenga w'urukundo. Nubwo atari yamutangariza abantu, ariko biri mu byatumye dukomeza kwibaza tuti ese uyu ugaragara kuri iyi foto niwe mukunzi we koko bya nyabyo? Niwe mukobwa Israel Mbonyi yihebeye? Ntabwo twasoza tutakubwiye ko Israel Mbonyi akundwa n'abantu benshi, akundwa n'ibihugu bitandukanye. Twibutse ko ejo bundi mu kwezi kwa 10 kuno mwaka yakoreye i Nairobi igitaramo gitangaje, ariko mw'uku kwezi kwa 12 n'ubundi abanyakenya baramushaka. Umusore w'igikundiro, umusore uririmba agahimbaza Imana, umusore wishimirwa muri rubanda, Israel Mbonyi cyambu, umwana w'umunyarwanda. Reka ngushimire cyane kubana natwe. Twibutse ko iyi ari Smart Maker TV show. Naho njye nitwa Smart Maker. Ibihe byiza.